RURA yashyizeho ibiciro by'ingendo bishya ndetse ugereranyije n'ibiciro byari bisanzweho wabonye ko ibintu byamaze guhindura isura. Ibiciro byazamutse ku rwego rwo hejuru nyuma y'uko batangaje ibiciro bishya, aho lisansi igeze ku mafaranga 2,303 ndetse mazuti ikaba igeze ku mafaranga 2,205. Nabyo ibyo biciro ngo ntabwo ibyo biciro biruze kugumaho, nabwo biraza guhinduka kandi birahinduka bizamuka, ntabwo biruze guhinduka bimanuka bitewe n'intambara iri kuba mu burasirazuba bwo hagati ihuje igihugu cya Iran, Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Batangaje ko mu gihe ino ntambara ikiri kuba hariya muri Hormuz akagoma hafunzwe n'igihugu cya Iran, ino ntambara rero mu gihe ikomeje n'ibiciro biraza kugenda bihinduka. Kandi uko ino ntambara ibuze gukomeza ni nako abaturarwanda n'abatuye isi yose bibuze gukomeza kugira ibibazo by'inzara muri rusange. Ibiciro bishya by'imodoka cyangwa se by'ingendo ku bantu basanzwe bava mu ntara berekeza mu mujyi wa Kigali, bava no mu mujyi wa Kigali berekeza mu ntara, bava no mu ntara berekeza mu ntara, noneho gukorera ingendo mu mujyi wa Kigali, ibintu byamaze guhindura isura bitewe n'uko ibiciro byari bisanzweho rwose n'ibyo bashizeho, urabona ko ibiciro byazamutse ku rwego rwo hejuru utabitekerezagaho ko ibintu bizigera bibaho muri rusange. Twese tugiye guhura n'ingaruka z'intambara iri kubera mu burasirazuba bwo hagati bitewe rero n'ibikomoka kuri peteroli, dore ko hariya muri Hormuz ariho haturukaga amato menshi cyane atwaye utugunguru twinshi twa peteroli atujyanye akoze delivery abijyanye mu bihugu bigiye bitandukanye. Si izamuka ry'ibiciro gusa kandi ryabaye mu Rwanda n'ibindi bihugu birimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubushinwa ndetse n'ahandi. Ibyo biciro byazamutse ku rwego rwo hejuru ku buryo utabitekereza. Hormuz rero iracyafunze, ibintu bimeze nabi cyane. Ni ukuvuga ngo rero bino biciro byazamutse byanatumye Leta y'u Rwanda igira icyo isaba Abanyarwanda nko kugabanya ingendo ndetse zidafite ahantu cyangwa se zidafite akamaro, abantu bagaparika amamodoka yabo bagatangira gukoresha zino modoka rusange z'amabisi, cyangwa se no kugira ngo nyine impamvu babasabye kugira ngo muparike amamodoka yanyu mukoreshe zino modoka z'abakebisi ni mu rwego rwo kubungabunga no kugira ngo basaranganywe ibikomoka kuri peteroli no kwirinda izamuka rikabije. Bavuze ko kandi biriya biciro byashyizweho ari ibyashyizweho mu rwego rwo kugira ngo habe bafatwa indi myanzuro. Ubwo isaha n'isaha mushobora kujya kumva ngo ibiciro nabyo byazamutse. Ese mwe mubizi ko hari ahantu noneho kugira ngo uve mu gace kamwe ujya no mu kandi, ubwo no kuva mu ntara imwe ujya mu yindi byageze ku iki nicyo gisubizo cyonyine cyagukura mu bukene ufite. Wibaza ukuntu watangira gukora amafaranga ku mbuga nkoranyambaga, urugero nk'urubuga nka YouTube ihemba amafaranga ari hejuru y'amadolari 100 cyangwa se kuva ku madolari 100 kuzamura. Bivuze ngo umuntu uhembwa amafaranga make ahembwa amafaranga 140 bya buri kwezi. Ibaze kanganya umushahara na mwarimu. Waba uri umuntu mukuru ushaje, waba uri muto cyane, waba warize cyangwa se utarize, YouTube ntabwo isaba diplome kugira ngo uyikorereho. Ni urubuga ufungura ugatangira gukora ndetse ukayibyaza amafaranga. Ahubwo ikibazo ni iki: nakuriye content kugira ngo channel yanjye izamuke itangire imbyarira amafaranga. Icyo nicyo gisubizo gihari. Niba uri mu Rwanda ndetse hari umuntu uri mu Rwanda ugomba kubafasha kugira ngo mugere kuri icyo gisubizo cyo gutangira gukorera amafaranga ku rubuga rwa YouTube, ndetse abigisha content cyangwa se abashakira content mwakora, akanagufasha kuvuza ufunguye channel no kugeza uyimonetije yo no kugeza ubwa mbere ubikuje amafaranga. Yego nabyo ubuntu bibaho kuko gutangira gukorana nawe na amafaranga 5,000, ndetse aho ngaho urabanza ukamwandikira kuri nimero WhatsApp ubundi mukaganira imikoranire yanyu. Nimero ya WhatsApp akoresha ni 079 628 079 Iyo nimero ni WhatsApp gusa ariko ntabwo ihamagarwa. Mukorera amafaranga kuko bazagufasha gufungura YouTube uyizamure muri kumwe, unayimonetize bari kumwe, ndetse unatangiye kubikuza muri kumwe. Ikirenzeho nuko bakwigisha content cyangwa se bakaguhitiramo content wakora, ndetse utari bya bintu byo guhirahira ushaka content ukazanayibura. Korana na Tuzamuke Dutere Imbere company. Ahangaha nicyo gisubizo cyonyine cyo gutangira gukorera amafaranga ndetse mu gihe cya vuba. Franga 11,445 niwe bizise ko none kugira ngo ugere za Karongi ubere amafaranga 10,496. Bati gute? Ati uri kutubeshya. Ibyo ngiye kukubwira rero kugira ngo uve bino biciro, ibaze aho imodoka cyangwa se kugira ngo ugende mu modoka urugendo rukugeze muri gare, ukuvana muri gare imwe kugeza mu yindi gare ari amafaranga 11,445, ndetse no kuva no mu yindi ntara ujye no mu yindi amafaranga 10,000 n'amafaranga 496. Aho ngaho niho ibiciro byazamutse ku rwego rwo hejuru kurenza uko twabitangaza.
RURA rero yatangaje ibiciro bishya ndetse n'ingendo mu ntara no kuva mu mujyi wa Kigali werekeza ahandi, ndetse reka twumve ukuntu ibintu byahinduye isura muri rusange. Ikaze rero kuri Exafifo News, nimba rubuga mbere ugeze kuri no muyoboro kandi buto yanditseho abone cyangwa se subscribe uzajya bigufasha kubona amakuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi tugutegurira, turakugezaho amasaha 24 ku yandi 24. Ku itariki ya 3 Mata umwaka 2026 urwego ngenzuramikorere RURA rwatangaje ibiciro bishya ntarengwa by'ibikomoka kuri peteroli, kimwe n'ibiciro bishya kandi by'ingendo mu mujyi wa Kigali no mu ntara. Izi mpinduka zikurikiye izamuka rikomeye cyane mu mateka y'u Rwanda ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli, kuko ubwa mbere lisansi na mazutu byageze cyangwa se byarenze ku mafaranga 2000, lisansi igera ku mafaranga 2303, naho mazutu igera ku mafaranga 2205. Mu mujyi wa Kigali umugenzi azajya yishyura 59.28 y'amafaranga ku kilometero, mu gihe mu ntara ari 41.58 ku kilometero. Iki giciro rero kije hejuru, ubwo urumva byazamutse kiri hejuru, ndetse n'icya Nyabugogo Kamembe unyuze Huye kingana n'amafaranga 11,000 n'amafaranga 445, mu gihe unyuze i Karongi azajya yishyura 10,196. Urumva ko ibintu byamaze gukomera. Mu majyaruguru rero urugendo rwa Nyabugogo Musanze na amafaranga 3,821, mu gihe mu majyepfo Nyabugogo Huye ari amafaranga 5,608. Komana uvuye Nyabugogo ujya Huye, uvuye mu Nyabugogo ujya Huye ni amafaranga 5,538. Jesus, byari bivuye ku mafaranga 3,750, yongeyeho amafaranga 2,250 yongeyeho amafaranga 1,100, ubwo ni 310, 310 nanjye kubabeshya ni 318. niyo mafaranga yamaze kwiyongeraho kugira ngo ube wava Huye werekeza wava Nyabugogo werekeza Huye, kimwe no kuva Huye nyine werekeza muri Kigali. Ayo mafaranga niyo mugiye kuzajya mwishyura. Yego. Twikomereze iby'amakuru yacu by'ibiciro by'ingendo, twumve uko byifashe. Rero urumva kuva Huye werekeza Nyabugogo, kimwe no kuva Nyabugogo werekeza Huye ni amafaranga 5,568, ndetse mu burasirazuba urugendo rwa Nyabugogo ndetse Kagitumba ndetse mu karere ka Nyagatare ni amafaranga 7,900. Yesu we. Mu gihe kandi Nyabugogo Rusumo no mu karere ka Kirehe ari amafaranga 7,029. Ibiciro bizatangira kubahirizwa kuwa mbere ku itariki 6 Mata 2026. Siho gusa kandi nka Rukomo, Gicumbi ubwo ni Nyabugogo n'ubundi Gicumbi na Gatuna ni 416, Miyove base 910. ubwo nayo yagiye yiyongeraho imihanda igana mu ntara y'amajyaruguru, igiciro umuhanda, ibiciro rero by'ingendo mu ntara byo ku itariki 6 Mata 2026 ko bagiye babishyiraho ati Rukomo, Gicumbi 416, Gaseke, Rukomo, Gicumbi 910, Miyove base 951, Nyabugogo Gaseke 1,169, Gicumbi Tetero Miyove 1,188, ndetse Gaseke Gicumbi 1,147, Rukomo Gicumbi Gatuna yo nayo yagiye yongeraho 1,406, ndetse Gicumbi Gatuna amafaranga 1,435, Miyove Gakenke amafaranga 1,505, Kivuye Butalo amafaranga 1,625,
Kivuye nari mavuze Gicumbi rero base n'amafaranga 1980. Gicumbi Rutare n'amafaranga nayo 1980. Nyabugogo Rukomo Gicumbi n'amafaranga 2040, ndetse Gaseke Gatuna n'amafaranga 2079. Nyabugogo Gicumbi n'amafaranga 2297. Gicumbi rero Gakenke n'amafaranga 2713. Gicumbi Kivuye n'amafaranga 2730. Miyove Musanze n'amafaranga 2772. Nyabugogo Gatuna n'amafaranga 3248. Gicumbi Musanze na via base n'amafaranga 4356. Gicumbi Musanze nari maze kubabwira. Gicumbi Butaro n'amafaranga 4356. Musanze Burera Gicumbi n'amafaranga 6336. Yego mana ya kabiri. Icyerekezo rero cya Nyabugogo Musanze na Rubavu. Musanze Kinigi n'amafaranga 436. Base Gakenke n'amafaranga 515. Musanze Byangabo n'amafaranga 693. Ibiciro ni byinshi cyane ntabwo twavuga tubirangize, ahubwo muze kujya gusura igitangazamakuru cyitwa Umunsi, cyangwa se igitangazamakuru cyitwa Igihe, cyangwa se igitangazamakuru cyitwa Umuseke. Muraza kubona urutonde rurerure koko ruriho ibyo biciro. Imana ibihe byo kurya amafaranga n'ubuzima buzima. Kandi subscribe kugira ngo ukomeze urebe update. Icyo ushaka ko tubaza muri comment. Ciao ciao.